This is Gospel Moment with David. Tugiye kwigana icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo indushyi yasenze neza. Indushyi yasenze neza. Ndashaka umuntu uzi ikinyarwanda neza, yaba umugabo yaba umugore cyangwa umunyeshuri, aza nsobanurire indushyi ni iki kugira ngo dukomeze. Pastor Azariya wakwegera hino rego ukanamfasha uko biri kose. Hano hari indushyi zitazi ko ari indushyi. Yego, ubundi indushyi ni iki? Uze no kudufasha kumenya ni ibiki biranga indushyi. Yego, agiye gukoresha indi. Yego, indushyi ni iki? Ariko turaza no gusaba n'umunyeshuri, mu banyeshuri naho haba indushyi. Haze kugira n'umunyeshuri nawe udufasha. Yego, hari ibintu ntakibuka neza kubera ko udaheruka uburushyi n'ibyo nibagiwe, ariko yego, indushyi bituruka ku nshinga kuruha. Yego, ubwo rero ni izina rigaragaza nyine umuntu warushye. Yego, imiruho, ufite ibibazo, yaba yarabitewe n'abandi cyangwa se yarabyiteye. Yego, ubwo hari benshi, reka ndekeraho. Nibyo, reka duhamagare diregiteri abanza tubwire. Habaho indushyi z'abakire, nazo zibaho? Kubera ko dushobora kwicara tukavuga ngo indushyi ni abantu babuze uko barya. Ese indushyi zikomeye nazo zibaho? Kuko hari abantu batangiye kuvuga ngo uko biri kose njye navukiye i Kigali ntago ndi iki, ntago ndi indushyi, ngewe sinigeze mbura uko njya nuko nambara. Yego, indushyi z'abakire nazo zibaho cyane. Yego, indushyi z'abanyeshuri zibaho. Kandi ubundi abanyeshuri ntacyo bakora uretse kujya no kwiga, nta kindi basaba. Ariko hari indushyi y'umunyeshuri ibaho. Yego, kugira umuntu wabwira ngo ajya kuzana umubyeyi aba ari indushyi, aba arushye pe. Kuko Payito yaravuze Azariya ati abaremerewe, yego, abameze nk'uwikoreye toni y'umusozi. Yego, na hano indushyi zirimo rwose, n'abakire babamo. Yego, ushaka kuba umukire ufata ibiyobyabwenge. Yego, burya uba uri indushyi. Yego, ushaka kuba umukire ufite abana bakunaniye, banywa agatabi ku ishuri, yego, basimbuka urugo, nawe uburushyi, kuko ntusinzira kubera urubyaro rwawe. Yego, siko nshaka sinarekeraho naho ngaho. Biravuze ngo indushyi z'abakire zibaho, indushyi z'ababyeyi zibaho, n'indushyi z'abana nazo zigira gute? Zibaho. None nagira ngo mbabaze, umuntu w'indushyi wamureba ukamumenya? Mushiki wanjye ngwino umbwire. Yego, yego, ni wowe mbwira. Yego, umuntu w'indushyi wamureba ukamumenya? Baguhe mikrofone ivuga neza. Ntabwo wapfa kumureba ngo umenye. Yego, ariko hari igihe akwereka isura itishimye. Ntabwo wapfa kureba umuntu w'indushyi ngo ubimenye, ariko iyo byamurenze hari ukuntu umureba mu maso ukabona byagize gute? Uyu mukobwa ntasubije ra. Ubwo bivuze ngo n'indushyi zishobora kwihagararaho, sibyo? Ntuyicishemo amaso. Murakoze cyane. Bibiliya uyu munsi tugiye kureba umuntu wari indushyi, ariko abona uburushyi ntazabugumana. Arangije yagize ibibazo byo kuvuka ari indushyi, yitwa izina ry'uburushyi, ariko arangije ahitamo amahitamo yo kutazakomeza kuba iki? Kuba indushyi. Bibiliya igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 4. Bibiliya ivuga urundi rutonde rw'abakomoka kuri Yuda, ariko Bibiliya igeze ku murongo wa 9 havugwa umuntu witwa Yabesi. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye iki? Agahinda. Bibiliya iratangaje. Bibiliya ntabwo itwereka amateka ya se w'uyu mwana. Uyu mubyeyi wari ugeze mu gihe cyo kujya kubyara. Mu gihe cya kera kubyara ufite umugabo wawe wabaga ari umugisha. Kubyara uri kumwe n'umugabo byabaga ari umutekano, kandi kubyara uri kumwe n'umugabo wawe byabaga bifite umutekano n'amateka meza ku mwana ugiye kuvuka. Uyu mwana rero agiye kuvuka, Bibiliya ntitubwira amateka ya se. Mama we yari afite agahinda k'uburyo bubiri. Agahinda ka mbere,
yarababaye bitewe n'ibise, kuko mwitangirira Imana yabwiye abagore ko bazaza babyara bagize gute, barushye. Ariko nanone ako gahinda ntabwo kari gukomeza ngo gatume n'umwana navuka amwita izina ribi. Ahubwo murabizi neza, umuntu wese ugiye kubyara arababara, ndetse abenshi hari n'igihe avuga ngo ntazongera kubyara. Ariko iyo amaze kubona umwana mu maso, abaganga bamumuzaniye ngo namwonse, diru, ibyo mwita diru ihita irangira. Ahubwo ahita yicara akavuga ati mbega ukuntu umwana ari mwiza, uwama nkabyara iki nkabyara uwundi. Kubera iki? Nubwo kubyara bivuna, ariko umunezero ukomoka mu kureba mu maso h'umwana uhanagura ka gahinda. Icyo nashaka kubabwira rero, uyu mubyeyi ni ukubera iki yabyaye umwana, yamara kumubyara hashiramo akanya yajya kumwita izina, akamwita izina ya Besi. Bibiliya iravuze ngo ni ukubera ko namubyaranye agahinda. Ntabwo ari byiza kugira agahinda ngo uzakarage abagukomokaho. Ntabwo ari byiza kugira amateka mabi ngo uzayarage abagukomokaho. Kubera iki abajene muri aha ngaha murushye? Nuko ba papa wanyu na ba mama wanyu hari amahitamo mabi bagize, barangije bakuramo agahinda, ubuzima bwarabaruriye, birangira namwe muvutse babaraga ka gahinda kabo kandi bitari ngombwa. Ukeneye gufata umwanzuro w'ubuzima bwawe kugira ngo agahinda wavukiyemo utazatuma hari umwana wawe ukavukiramo. Uyu mwana witwa Yabesi amaze kuvuka, bamaze kumwita iryo zina, ryari izina riturutse ku gahinda. Yari afite abandi bavandimwe, ndetse aba bavandimwe bo bari bazwi, ariko Bibiliya igaragaza yuko uyu Yabesi yatangiye kwitabaza ijuru. Ijuru ryararebye ribona rikwiye kuzamuba hafi, yaba amateka y'ababyeyi be, yaba amateka y'izina rye, n'ubuzima yakuriragamo yahoraga abona ari ibintu by'ibibazo gusa byo kumubabaza. Bishoboka ko nawe waba wicaye hano mu buzima bwawe bwa gisore, ufite agahinda kakurenze, ureba iburyo ukabona ibibazo, ureba ibumoso ukareba ibibazo, ndetse hari n'igihe ababyeyi bakwita n'izina ribi rizaza rihora rikwibutsa iki? Ibibazo. Uyu mwana atangira kwitabaza ijuru. Amaze kwitabaza ijuru, yafashe umwanzuro ukomeye wo kujya mu ruhande rw'Imana, kubera ko yari abizi yuko kuba afite agahinda yarangiza akitwa agahinda. Yabesi bisobanura agahinda. Kugira agahinda ukitwa agahinda, ukavukira mu muryango w'agahinda, uba uzarinda usaza ufite agahinda. Biba bibi rero noneho iyo uri umukobwa uvuka mu muryango w'agahinda, ugakurana agahinda, warangiza ukagerageza ukarwana nako mu maso, wajya gushaka umugabo ugashaka umugabo nanone w'agahinda, ubwo uzapfira mu gahinda ukabyara abanyagahinda gusa. Ndashaka kubabwira uyu mwanya ngo itonde cyane. Amahitamo yawe ufite ubona akiri matoya atarakura, uyitondere, kuko nuyafata nabi uzaba umunyagahinda by'iteka ryose. Bibiliya ivuga ngo iki? Zaburi 119 umurongo w'143, Bibiliya iravuga ngo agahinda n'umubabaro biranteye, ariko ibyo wategetse nibyo munezero wanjye. Amen. Agahinda ntago kabura, kuko twese ntago twaje mu isi mu buryo, nta n'umuntu uriho wavukiye mu muryango yashakaga kuvukamo. Agahinda rero karahari. Hari ibyo twifuza kugeraho tutabona, hari ibyo twagombaga kubona tutabona, hari ibyo abantu bagombaga kutugirira neza kuko twabagiriye neza tutabona, hari n'abakagombye kudutekerezaho batatwitayeho, nabyo bidutera agahinda. Kandi icyo werekejeho akaboko n'icyo ushatse gutekereza cyakubeshaho nacyo kikanga. Ibyo byose bizamura agahinda. Agahinda kazagumaho, ariko Bibiliya iravuga ngo agahinda n'umubabaro biranteye, ariko ibyo Uwiteka yategetse nibyo munezero wanjye. Mu magambo make, ugomba kurwanisha agahinda kakaneshwa n'iby'Imana yategetse. Hari ibintu Imana yakuvuzeho, hari isezerano Imana yagupfumbatije, iryo niryo rifite ububasha kukurwanya agahinda. Nshuti zanjye, ntabwo ari ibyo gusa. Muri Bibiliya mu Migani 17 umurongo wa 21, Bibiliya iravuga ngo ubyaye umupfapfa aba yiteye agahinda. Iyo uri umupfapfa ukabyara umupfapfa, ubundi umupfapfa ni muntu ki? Ni umuntu utazi icyamuzanye ku isi, utazi ikimubeshejeho, udateganya hazaza imbere. Uwo muntu aba ari umupfapfa.
umuntu ubayeho nta tandukaniro rye na televiziyo iteretse muri salo. Buriya haba hakwiye kugira akantu ugaragaza iwanyu kerekana ko utekereza. Abadivanisi bafite indirimbo ivuga ngo ubu turi bato, nitukura tuzagira gute? Tuzasumbyaho. Hari akantu uba ugomba gukora iwanyu kagaragaza yuko utekereza. Nta kazi ufite, nta mafaranga winjiza, ariko uba ugomba kugira udukorwa ukora iwanyu ku buryo babona ko uzavamo umuntu uzitamururamo umukobwa w'umunyabwenge, uzitamururamo umuhungu w'umunyabwenge. Iyo ibyo bitabaye, ubu ufitanye isano na televiziyo na radiyo iteretse mu nzu. Ko hari umuntu uhora avuga iwabo nta kintu akora, aba afitanye isano na radiyo za zindi za ufa. Amaradiyo ya ufa zino twumva iba ifite baze cyane, ariko uba ukwiye kugira ikindi kintu kigaragaza itandukaniro. Ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko ubyaye umupfapfa aba ateye agahinda, aba yiteye agahinda, kandi se w'umupfapfa nta munezero agira. Nuvuga ngo niba uri umujene, ukaba uri urubyiruko, ukaba warazengereje iwanyu, umutima wawe Satani yarawaritsemo, nta kindi kintu umaze iwanyu uretse kuriza so na nyoko. Iwanyu nabo ni abanyagahinda, ni indushyi, wabagize indushyi kandi nawe uriyo. Ariko Yesu uyu munsi arimo aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndagira gute? Ndabaruhura. Kubw'ibyo rero ikintu nashimiye Yesu ni kimwe, iyo akuruhuye abaruhuye n'abandi bantu muziranye utazi. Ubu muzi Yesu abaruhuye, abarimu baruhuka nabo. Yesu abaruhuye n'ababyeyi bagira gute? Yesu abaruhuye na leta yagira gute? Leta yaruhuka. Ariko abantu barashaka kuba indushyi. Buriya nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Muri ino minsi hari inkuru ngo z'agahinda, batangiye bavuga ngo agahinda ngo gakabije n'akatagize gute? N'akatakabije. Ariko reka mbabwire, biriya nibyo leta yagennye. Ubundi agahinda kose nta gahinda keza kabaho uretse agahinda umuntu agira ashaka kureka icyaha, niko gahinda konyine keza. Bibiliya iravuga ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kandi kutagira gute? Kuticuzwa. Nabakangurira kuzagira agahinda, ukumva ubabajwe n'ubusinzi bwawe, ukumva ubabajwe n'ubusambanyi bwawe, ukumva ubabajwe n'ukurikirara, ugapfuka mukabwira Imana uti Imana sinifuza kuguma gutya. Mbene ako gahinda, mbene ayo marira akomoka kuri ako gahinda, ijuru riyabika mu icupa. Amen. Ariko ibi ngibi by'agahinda, kuko wabuze ipantaro, wabuze ijipo nziza, abandi bafite telefone wayibuze, abandi bitwarwa iwabo babitaho cyane we ntibakwiteho, ako ni agahinda ka fake. Umuntu basigaye muganira bagatagwira ati kana kariyahuye. Mu minsi yashize narababaye cyane. Hari umwana twajyaga tujyana mu modoka mu gitondo, twahuriragaho, nategeraga imodoka aho ntuye, twarangiza tukajyana mu modoka. Yari umwana ubona wize, ufite ibitekerezo byiza, upanga ibintu byinshi. Aza kwicara ngo ategura kujya hanze. Ariko mujye mumenya yuko gutegura kujya hanze habamo n'abatubuzi. Hari ushobora kukubwira ngo aragufasha kujya hanze kugira ngo azagusambanye. Hari n'ushobora kukubwira gutyo kugira ngo abanza kukureho amafaranga. Umwana baramushyuhije, ageraho amakuru numvise yuko yageze aho asezera, abantu arabwira ati bye bye Afrika, ngiye mu Burayi. Arangije niba byaranze, igitekerezo kivuga yuko basanze umurambo we muri Muhazi. Umurambo baza kuwufata, ariko barangije baravuga ngo yagize agahinda kagize gute? Reka mbabwire, niba mufite n'agahinda mwita gatoya, mukwiye kugasengera, kuko ako gahinda ntabwo ari agahinda ko mu buryo bw'Imana, kazaberekeza ahantu habi. Kubw'ibyo rero, kuba uri mu bibazo, kuba uri umunyabibazo, uvuka mu muryango w'abanyabibazo, wanireba nawe ukabona uri ikibazo muri sosiyete, ku Mana ifite igisubizo kuri wowe. Yabese uyu nguyu yasanze nagumana agahinda. Murabizi agahinda kica umubiri, ukuba bari umwanya munini niko umubiri burimo kwangirika. Ikimenyimenyi hano hari abantu iyo yumvise ijambo ribi ahita atangira gutsepfura, igifu kigahita cyohereza amaside. Narabyumvishe ngo hari n'ukuntu umukobwa ngo bamutera indobo, agahita agwa muri koma, igifu ibiki byose, amasukari n'imyunyu n'ibiki byose n'amazi bikivanga. Ariko najya mbabwire ngo
kugira Yesu ni igisubizo cya byose. Singiye kubabeshya, abantu badafite Imana isi zabahagiza. Ntukajye ukinisha agahinda kandi hari ugomba kukuruhura uhari. Yesu arambuye ibiganza. Imana irimo irashaka abantu yikorerera imitwaro. Kuki abantu bafite ikibazo cy'agahinda? Ubu muri no minsi uganira n'umuntu ugasanga udutoki yatugize gutya, harimo aratikura itabi, abantu dukunze gutaha nijoro muri aya makaritsiye ya hepfo, urimo kugenda ubona abantu mu miyenzi b'abajene batoya bangana namwe, harimo gutikura umwotsi akorora ukabita se bajene turaho papa. Ariko wamureba ugasanga ubwo barimo gukora iki? Ngo barimo kugabanya iki? Agahinda. Hari abandi bagenda bakareba ibifilime bya vampire ngo arimo aragabanya agahinda, ngo ngeyo mbirebye ngo numva umutima utuje. Ariko reka mbabwire, nimwiga ubundi buryo bwo kugabanya agahinda. Ntabwo agahinda kagabanyishwa inzoga. Yabesi yakuze yifuza icyatuma agabanya agahinda, kubera ko yari azi ko agahinda kica umubiri, agahinda kica ibitekerezo, agahinda kica icyizere cy'ejo, agahinda kababaza inshuti z'umuntu, kandi agahinda kica uburyo umuntu abonamo ibintu. Iyo ubabaye uhora ubona nta muntu ukwitayeho. Iyo umuntu agusekeye ubyita gushinyika. Umuntu uraza ukamumwenyurira, mwaramutse agahita kureba ati wewe waramutse wahaye ikimana, ntukanshinyikeho njye mba niririye umwanda. Wariye umwanda wabuze ibindi urya. Agahinda gatuma umuntu ibintu atabibona neza. Umuntu akwitaho ntubibone. Inshuti uyishyira mu ruhande rw'umwanzi, umwanzi ukamushyira mu ruhande rw'iki? Rw'inshuti. Agahinda gatuma umuntu atoranya nabi. Nagiye mbona umubare munini w'abakobwa baterwa indobo, yamara guterwa indobo agahita avuga ati rero atazantanga gusohora invitation. Ujya kubona ukabona ahamagaye umuntu aro bitese mana, ese uracyafite ya gahunda se ya indi twari twaranze? Umuhungu agahita avuga ati ndayifite ariko ndakene, ngwino ndongoresha unyize igisebo cy'abantu. Wajya kubona ukabona nyuma y'amezi 3 ubukwe bwabaye. Abantu baza mu bukwe bakabona uwateretaga n'inzobe haje uw'igikara, uwateretaga ni muremure w'igikara haje uw'iki? Haje uw'inzobe. Bakamaza agahita avuga ati oya isi itanyota mani, urukundo ruzaza gake gake. Abo bantu bose bashakira bagira amahitamo mu gahinda, kubera ko yatewe indobo yarangiza agahita afata uri hafi kugira ngo ahumurize umutima. Abo bantu bashaka nabi kandi ingo zabo zisenyuka vuba. Uzirinde kugira ikintu ukoreshwa n'agahinda. Iyo agahinda kakubwiye kuvuga, uvuga nabi kandi utagiraga gute? Tabishaka. Muri mwebwe bishoboka ko waba ufite agahinda, bishoboka ko waba ufite ibibazo, bishoboka ko waba uremerewe, ariko Yabesi yari yicaye asanga igisubizo ni ugusenga Imana. Isengesho yasenze rero, Yabesi yari abizi yuko umuntu ugiye gusenga Imana atagomba kuzanamo ibintu by'imikino. Ntukajye uza gusenga Imana ngo ubizanemo imikino, kandi ntukemere ibibazo byawe ko ari byo bikubwira ibyo usaba Imana. Hari ukuntu uba ukeneye umwenda, warangiza umuntu agiye gusenga agatangira ati Imana urabibona rwose twarabanye neza, naragukiranukiye uko nshoboye, ariko urabona ko akana kahari pati, kandi iyo pati ngomba kuzaba nambaye ipantaro, urabona twese twavuganye umwenda tuzahuriraho kuzabusa, Mana rero nutamuye umwenda uzaba utakiri iki? Ariko amasengesho nk'ayo ni amagoryi cyane. Hari amasengesho abantu basenga ukabona ni amasengesho aciriritse cyane. Ntukajye wemerera ibyo wabuze ko ari byo bikubwira ibyo ubwira iki? Imana. Yabesi yarabanje ategura isengesho, ntiyemeye yuko uburushyi bwe, ntiyemereye agahinda ke yuko ariko kari bumusabire, kuko agahinda iyo kamukontorora yari gusaba Imana ibintu bidahwitse. Aricara aratuza, arabanza areba ubuzima bwe yaciyemo, areba hazaza he, abona akeneye Imana kurusha ibindi. Yabesi agiye gusaba Imana, umurongo wa 10, Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyama ukampa umugisha rwose. Amen. Icyo ni ikintu cya mbere yagize gute? Yasabye. Reka ngire ikintu mbabwira, amashuri yose wakwiga, ubwenge bwose waba ufite, karitsiye wavukamo iyo ariyo yose, bene wanyu bakomeye muri leta cyangwa mu idini abo ari bo bose, udafite umugisha w'Imana upfa nk'imbwa. Jya muri gereza
jya hano hirya jya Iwawa, hicayemo abana bakomoka mu ngo zikomeye. Iwabo barimo kuvuga bati yize muri Amerika none uburaya buramwishe, inzoga ziramwishe, bamucyura mu ngorofani. Wabireba ugahita uvuga uti nk'umugisha afite uwari kuwunyihera. Ntukajye usaba Imana imigisha y'abandi, jya ubwira Imana igupangira uwawe. Nshuti zanjye, Yabesi yaricaye abwira Imana ngo Mana, ikintu cya mbere ngusabye uzanyihera umugisha. Kubera iki? Umuntu ufite umugisha nta kintu akora ngo kimwangire. Umuntu ufite umugisha araramba. Umugisha yasabaga Imana ni uwuhe? Zaburi 29 umurongo wa 11. Zaburi twajyanye muri Bibiliya, abafite Bibiliya zanyu. Zaburi 29 umurongo wa 11. Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga, Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha, ari wo mahoro. Amen. Umugisha wa mbere ni ukuba mu bwoko bw'Imana. Kuba mu bwoko bw'Imana, kuba mu nzu y'Imana, ubwabyo ni umugisha. Iyo rero umuntu yiyeguriye Kristo agahinduka icyaremwe gishya, umuvumo w'iwanyu, ibintu byabakurikiranaga, kuba iwanyu nta muntu wakoze ubukwe, kuba iwanyu nta muntu wigeze agira icyo amarira sosiyete, kuba iwanyu havuka ibirara n'indaya, Imana ihindura amateka. Amen. Kubera yuko uba uri mu mugisha. Ikindi kintu gikomeye, murebe Zaburi ya 16 umurongo wa 2. Bibiliya iravuga ngo nabwiye Uwiteka nti ni wowe mwami wanje, nta mugisha mfite utari wowe. Amen. Umugisha wa mbere ni ukugira Imana. Kabwira Imana uti Imana ni wowe mugisha. Imana ukazaza uyibwira ikagupangira. Imana ikagupangira mu rukundo, ikagupangira mu iterambere, ikagupangira ibintu byose. Nshuti zanjye, umugisha Bibiliya ivuga yuko kubyara ukororoka ni umugisha. Bibiliya igaragaza neza yuko Imana izaguha umugisha mu majya n'amaza. Amen. Nuvuga ngo aho uvuye Imana izahaha umugisha, inagenda iguterekera umugisha aho ugiye. Njya mbona abantu bava mu Rwanda bakajya gupagasa mu Burayi, gupagasa Zambia, ariko bagasiga bahemutse. N'ubundi aragenda ugasanga wa muvumo we wagize gute, wamutanzeyo. Iyo udafite Imana, ibibazo usize i Kigali ubisanga muri Amerika. Ukavuga utari ko ibi bintu bizahora binkurikirana. Iyo udafite Imana, ibibazo wari ufite uri umukobwa, wambara imyenda y'umweru y'umugeni, abantu bakavuga bati urongowe na boss biciyemo. Wagera mu rugo ugasanga bwa burushyi bwawe bugize gute, nabwo bwambaye ikanzu y'ubukwe buri mu rugo. Nshuti zanjye, ijambo ry'Imana ritwereka yuko Imana izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe. Kuva 23:25. Ushobora kugira umutsima mutoya, ukagira utuzi two kunywa, Imana yarangiza ikaza mu mutima wawe ikahashyira umugisha w'umunezero, wa mutsima ukawurya ukakugwa neza, y'amazi ukayarenzaho, abantu bazaza bakureba bakagusaka amafiriti. Bibaho. Ariko muzarebe, umuntu aba afite umururumba. Hari igihe ujya gusura umuntu ukize vuba, atarigeze abona ifiriti iwabo, atarigeze abona inkoko iwabo, yabona muje muri babiri ukabona arahangayitse, murataha ryari se, murarara se, yarangiza agahamagara urimo kotsa inkoko, buyiretse gatoya mbanze ndebe isoko ryahuruye, kandi muri babiri. Kubera iki? Nta mugisha w'Imana afite. Iyo ufite umugisha w'Imana, no mu biryo byawe Imana ijyamo, twaba dukeya dutunga abantu benshi. Amen. Rwose umuntu aramutse jana akareba ukuntu musa, baze gufotora ifoto murebe, wagira ngo ntago rwose musiba za pome za mu gitondo. Mu isi ibyo wita umugisha biza bihetse ibindi bibazo. Icya kabiri Yabesi yasabye ibintu bine gusa. Icya kabiri yasabye ukagura imbago yanjye. Yasabye Imana ko imwagurira imbago. Imbago bisobanuye iki? Kera imbago bwabaga ari aho ubutaka bwawe bugize gute, bugarukiye. Kubera yuko barahingaga ndetse barororaga. Ukugira ubutaka bunini rero niko washoboraga kugira ifamu nini, ndetse ukaba wanahinga ukeza cyane.
yasabye Imana kumwagurira imbago kuko yavukanye n'abandi bavandimwe bamuca amazi, bamuha ahantu hadahwitse hatagira ikintu kihava. Abwira Imana ati Imana, ntago nzashwana n'abavandimwe banjye, ntago nzajya mu matiku ya famiye, n'ubundi njyewe naje ndi umunyabibazo, ariko ubwo bigaragara yuko aho mfite ari hato, wowe uzanyagure. Ndashigira ngo mbabaze, Imana yamwaguye gute? Ese Imana yafasha abavandimwe bibaka ubutaka irabumuha? Hoya. Imana iba ifite plani y'uburyo izabeshaho umuntu uwo ari we wese. Yabese kwaguka kw'imbago, saba Imana ikwagure. Bishoboka ko iwanyu ujya uhareba ukabona ubuzima bwaho ntabwo busobanutse, ukabona iwanyu ukabona ni ibibazo gusa, kandi ukabona papa wawe na mama wawe barashaje. Bibiliya muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa 3, Bibiliya ivuga yuko umuntu umeze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ndetse uwo muntu akaba yubaha Imana kandi ayumvira. Bibiliya iravuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Ubu dufite abantu batoranya akazi. Oya njyewe urabona ukuntu nsa, umuntu wambona muri kariya kazi ni fake man. Ariko umuntu ufite Imana, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nshuti zanjye, ikintu cya gatatu yasabye Imana ikintu gikomeye, ukuboko kwawe kukabana nanjye. Kubera iki yashakaga ukuboko kw'Imana? Abantu benshi bisunga amaboko y'abakomeye, abantu benshi bisunga amaboko ya bene wabo cyangwa abandi bantu bafite ikintu bapfumbase. Ariko yabwiye Imana ngo Mana, ibintu byose nzakora njye mbona ukuboko kwawe ko turi kumwe. Bibiliya iratangaje. Tujyane muri Ezira. Se kugendana n'ukuboko kw'Imana bisobanuye iki? Ezira, tujyane muri Ezira. Abasomyi ba Bibiliya tujyane Ezira igice cya 8. Ezira igice cya 8, Bibiliya ivuga ngo iki ku murongo wa 18? Ezira 8 umurongo wa 18. Ezira atumira Abalewi n'Abanetimu, umurongo wa 18. Maze kuko ukuboko kwiza kw'Imana yacu kwari kuri twe, batuzanira umugabo w'umunyabwenge wo muri bene Mahari mwene Lewi mwene Isirayeli, na Shelebiya n'abahungu be na bene se uko ari 18, na Hashiba hamwe na Yeshaya wo muri bene Merari na bene se n'abahungu babo uko ari 20, n'abo mu Benimu abo Dawidi n'abatware be batanze ngo bakorere Abalewi. Abanetinimu 220 bose bavugwa mu mazina yabo. Hano ne Ezira bari barimo kubaka, bari bake, ariko kuko ukuboko kw'Imana kwari kubonye yuko kuri kumwe nabo, Imana yaboherereje abagomba kuza kubafasha. Uzirinde kugira inshuti itazanywe n'Imana. Hari igihe umuntu agira inshuti zimuzengurutse ariko bakaba ari abantu baje kuko uwo muntu atakiri kumwe n'ukuboko kw'Imana. Ushobora kugira inshuti zizagufasha kurimbuka gusa, nta nimwe yagufasha kuba umuntu muzima, nta nimwe yagutinyuka ngo ikugire inama mu gihe byanze. Icyo nababwire bantu b'Imana nuko ukuboko kwiza kw'Imana niko kuri kumwe nawe. Imana izakoherereza abagufasha mu bibazo ibyo ari byo byose. Nimureba neza muri Nehemiya igice cya 2, Nehemiya igice cya 2, Nehemiya agiye kujya gusaba ibikoresho. Igice cya 2 umurongo wa 8, Bibiliya iratangaje. Yaragiye kwaka icyangombwa umwami cyo kugira ngo yubake. Umurongo wa 8, bame n'urwandiko rwo gushyira Asafu umurinzi w'ikibira cy'umwami kugira ngo ampe ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo y'umunara w'inzu, kandi n'iby'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzabamo. Umwami arabinyemerera abitewe n'uko ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kugize gute? Kwari kundiho. Iyo ukuboko kwiza kw'Imana kuri wowe, serivisi yose usabye umuntu ayiguha ataguteza umutego. Urajya kwaka akazi, umuntu yakubona uri umukobwa usa neza agahita akubwira ati ubwo se ntabwo byumva, ukamubwira uti biki? Ati genda ubaze abakobwa bari aho mu gikari bakubwira uko babonye akazi, ugahita ugenda ukabegera. None narinje kwa playinga hano, bari bambwiye ko hari akazi, none boss arambwiye ngo ninze mbabaze ngo hana akazi bakabona gute. Umukobwa ukajya kona ukabona umukobwa ararize yihanaguye amarira, kamaze uti se kurize wowe mbwira hano babona akazi gute? Agahita arira agahita akubwira ati rero
kiriya kigabo nyine usambana nacyo kandi kirwaye sida, iyo umaze gusambana nacyo akazura akabona nk'uku nguku, ariko ntabwo nakugira inama yo gufata akazi hano kuko ubu nanjye nabuze uko nasohoka hano. Ni ikibazo si ikibazo? Iyo utari kumwe n'ukuboko kw'Imana, serivisi yose watse Satana yiguprofitiramo. Nabakangurira gushaka ukuntu muzava kuri iri shuri muhagurutse murangije segonderi. Uzahagurukana atari kumwe n'ukuboko kw'Imana azahora yibuka ko namubwiye yuko ikintu cyose wakora utari kumwe n'ukuboko kw'Imana ntacyo wageraho, ntacyo. Nshuti zanjye, ukuboko kw'Imana kwabanye na Yosefu igihe yari ari mu Egiputa, ubuzima bwaranze. Ukuboko kw'Imana kwabanye nawe kwa Potifari kumubuza gusambana, aragenda arafungwa muri gereza. Ukuboko kw'Imana muri gereza kwatumye Yosefu atabincakarafu ngo ajya ahora asabiriza ibiryo, ajya acunga iby'abakire bafunze basaguye aba ari byo bamuzanira. Imana yemeye yuko no muri gereza Yosefu ahinduka umu VIP. Amen. Kuko ukuboko kw'Imana kwajyanye nawe muri gereza. Jya wirinda kubaho utari kumwe n'ukuboko kw'Imana. Nshuti zanjye, icyanyuma yasabye kandi gikomeye, uyu mwana yarazi gusaba cyane. Yabwiye Imana, arayibwira ati kandi ukandinda ibyago ntibimbabaze. Yabwiye Imana, arayibwira ati Imana ujye undinda ibyago bimbabaza. Kubera iki? Nta muntu utagira ibyago. Hano harimo abantu bagize ibyago, harimo abantu bagiye bahura n'ibibazo birabaremerera ku buryo n'imitima yabo yenda gushwanyuka. Harimo abantu bafite ikibazo hano bagiye bakura uko bakura, ariko n'ibibazo byabo n'agahinda kabo bikura. Ariko uyu munsi Imana ifite icyo ishaka kugukorera. Mwami Uwiteka, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Mu magambo make, ukandindira ubuzima. Zaburi 10:1. Uwiteka, niki kiguhagaritse kure? Niki gitumye wihisha mu bihe by'amakuba no mu byago? Hari igihe Satana kugenderera ugashaka ubutabazi ukabubura. Ibibazo ku ishuri bikiyongera, muri famiye wajya kubona ukabona papa wawe nawe cyangwa mama wawe nabo bafitanye ibibazo, bari mu bintu bya gatanya by'imiserero. Ukagerageza gukurura mukuru wawe washatse, yarangiza akakubwira ati rero nubwo nashatse nanjye ndimo ndapanga kugaruka mu rugo, umugabo yaranzengereje, isi ntibwira umugenzi. Abasore bose mugendana ugasanga nabagukabakaba gusa mu majipo, nta kindi kintu kizima. Ubuzima bukanga, ukareba imbere ukabona ntago urimo kuhabona. Iyo bigeze aho rero, n'umuntu wigeze gusenga aricara akavugira isomo akavuga ngo Uwiteka, niki kiguhagaritse kure? Kuki undi kure cyane? Ese niki gitumye wihisha mu bihe nk'ibi by'amakuba n'ibyago ndimo? Ariko uwo muntu yakomeje gusenga, agatuza akaguma hafi y'Imana, agashyira umupira hasi, ubuzima bwe akabwegurira Imana, akabwira Imana ati Imana, kuva ndi muto ubuzima bwanjye mbushyize mu biganza byawe, uzame gusaza neza. Byanga byakunda Imana irinda ubwo buzima. Kandi nimureba muri Zaburi ya 34:20, Bibiliya iravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Amen. Imana ntabwo izakubuza kuba mu byago, ntabwo izakubuza mu makuba, ahubwo ikizakora mu makuba izaba iri kumwe nawe. Amagambo atangaje nasomye mu gitabo cyitwa Kugana Yesu, nerekeza ku musozo. Kugana Yesu, abafite iki gitabo page y'103, haranditswe ngo ubukene bwawe n'umunezero wawe n'imibabaro yawe n'amaganya yawe ndetse n'ibigutera ubwoba byose ubyikoreza Imana yawe. Amen. Ntubasha kuyiremereza cyangwa kuyigondoza kuko Imana idashenguka. Imana ibara umusatsi wo ku mutwe wawe. Amen. Se buri umuntu yamenye umusatsi wo ku mutwe wawe ntaba kuzi, agomba kuba kuzi. Imana ntiyirengagiza imibabaro y'abana bayo. Uwiteka afite imbabazi nyinshi no kubabarira. Umutima we w'urukundo ubabazwa n'agahinda kacu kose. Amen. Uzakunda Imana kuko niyo yonyine ibibazo byawe bibabaza.
abantu benshi, hari abantu ujya gutakira akakumva yarangiza ngo ubwo rero ngo nawe ufite ikibazo. Wowe wamutakiye wanarize yarangiza akakubwira ati wowe nta bwenge ugira, iki kibazo urumva kiremereye. Imana yonyine niyo imenya uburemere bw'ikibazo umuntu yikoreye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umushyire ibikubabaza byose biguhoza ku nkeke. Nubona wabonye umwanya wo gusenga Imana, ntukayishyire utubazo tw'amafuti, jya uyishyira cya kibazo kikubabaza ku buryo wumva umutima wenda guhagarara. Imana ifite imbaraga. Hari amahirwe yaguhaye yo kugira ibyo ukemura, hari ibyo Imana yapanze kuzikemurira, hari ibyo Imana yashinze abantu kuzagukemurira, hari n'ibyo Imana yagushinze wowe ubwawe kwikemurira. Kubw'ibyo rero Imana jya uyitorera bya bibazo biremereye cyane. Nshuti zanjye, nta kiremerera Imana, kubera yuko ari iramira amasi igatwara ibyaremwe byose. Ikibasha kuduhesha amahoro cyose nubwo cyaba gite, Imana icyitaho. Ikintu gishobora gutuma umwenyura, isura yawe ikagaragara neza, abantu bakureba bakabona ko urimo gutera intambwe nk'umuntu w'umujene ufite confidence, Imana yiteguye kubikora. Kandi ikindi kintu gikomeye nasomye gitangaje ni iki ngiki: ikintu kibasha kuduhesha amahoro cyose nubwo cyaba gito gite, Imana ntiyagikerensa. Nta kintu kitubaho Imana itazi, kandi nta cyatuziga Imana itabasha kutuziguraho. Nta cyago gishobora gutera umwana wayo na gito. Amen. Bibiliya irakomeza ngo nta mvune y'agahinda kamushengura, nta n'isengesho ryava mu kanwa ke, Data wo mu ijuru atabizi ngo abure kubyitaho uwo mwanya. Amen. Buri muntu wese afite imvune ku mutima y'ikintu cyamubabaje, kandi iyo yicaye agatuza abona cyongeye kugaruka. Ariko mu ijuru hari Imana inesha. Imana ipfuka inguma z'imibabaro yabo. Amen. Soza nagira ngo mbibutse ikintu gikomeye. Isomo twatangiriyeho ryo muri Yeremiya 31 umurongo wa 25 rivuga ngo kuko nahagije ubugingo burembye. Amen. Imana ifite ubushobozi bwo guhaza ubuzima burembye. Bishoboka ko waba urembejwe n'ibibazo byawe, bishoboka ko waba urembejwe n'ibibazo by'iwanyu, bishoboka ko waba urembejwe n'ibibazo by'ubuzima busigaye bugoranye, bishoboka ko waba urembejwe n'ubuzima bwa gisore bukugoye, ureba imbere ureba inyuma ku mpande ukahabura. Ariko Imana irimo iravuga ngo kuko nahagije ubugingo burembye n'ubugingo bufite agahinda bwose narabukamaze. Amen. Imana niyo ifite ubushobozi bwo kureba umuntu ugenda ikamenya ko afite agahinda. Agahinda kawe ntikaramena ibipimo by'ababyeyi bawe, agahinda kawe ntikaramena ibipimo by'inshuti, ariko ku Mana irabizi ko umuntu ufite agahinda nubwo kaba gake akaba ataza ngo Imana imuruhure, ako gahinda kazamwica. Niyo mpamvu abantu benshi biyahura. Ariko mu ijuru hari Imana ishaka kutwongerera iminsi yo kubaho. Imana rero muri uyu mwanya irimo iravuga ngo hari muri mwebwe uhari wumva naniwe ushaka kuzana umutwaro nkawo umwikorerera, uwo muntu niba hari natera intambwe ze.